umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basketi na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. So wafunze je dwafunguri. Akira genda. Umwana. Ndekura. Wandekuye. Mwari. Wansezeranyije ko ugiye kuba marayika muri inzu wanjye. Byibura witesha agaciro isezerano ryanjye nawe. Wibuka ko aho abantu babiri basezeranye no ku Mana ari bari isezerano. Please. Come on. Nemeye kukurwanira nkuko nawe warwaniye, kandi ndakubwiza ukuri ko Imana iri mu ruhande rwacu. Monalisa, urabizi ndagukunda. Igihe kinini nari kumwe nawe nanone umutima wanjye udatera neza. Kuva inshuro ya mbere nkubona nakwiyumvise no kugeza n'aka kanya. Please, umva igihe cyose wamara iruhande. Monalisa, ndagukunda. Sinzi niba urukundo ngukunda ariko nawe unkunda, kandi nifuza ko atari ibintu byagarukira aha ngaha. Monalisa, igihe cyose mpora ngutekereza. Please, dore urukundo ngukunda basi rujye rungarukira. Yego. Ndagusezeranya ko nta na rimwe nigeze nshidikanya ku rukundo rwacu. Kandi nzi neza ko ikintu cyose cyagerageza kuza hagati yanjye nawe ntabwo gishobora guhungabanya uburyo ngiye mwiyumvamo. Nta kintu n'iki na kimwe cyahindura amarangamutima mufitiye. Twahuye na byinshi kandi nzi neza ko tuzahura na byinshi birenze ibyo twahuye nabyo. Ahubwo se wowe uzambanirira? Monalisa, nzagerageza uko nshoboye mu bushobozi mfite. Nuko mbona ubu ngubu birangoye cyane, kuko nabwiye umwari ngo anshakire akazi abwire umugabo we, ariko ndi kubona biri kugorana cyane, bisa nkaho byanze. Ariko ngiye kugerageza muri kintu icyo ari cyo cyose kugira ngo ndebe ko nabona ubuzima, ndetse nzaba ndi kurwana nirwanira ndetse nawe urwanira. Kenshi mba njyenyine hano iyo mvuye mu kazi. Ntabwo yigeze akubwira se? Ntabwo twakoko naramubwiye. Biriya musange cyane naraje gusura dukorana. Amayiro wandi nawe nakubwiye tubana, nsigaye tubana. Yitwa Kuri.
Okay, nanjye kubaza izina rye. Yitwa Kayo. Kayini. Se wakwivuza. Tumushyitse reka. Umushyitse aritonda. Kayini. Izina ryiza. Merci. Ya Kayini ni karibu rero. Uyu ni umushyitsi wanjye turakorana. Ngo byose yarabikubwiye. Ya. Umeze neza ariko. Ya meze neza. Ufite umuzamu usekeje. Nimba ari umuzamu, nimba ari umukozi. Uravuga bahena se ya. Ko niko yambwiye ngo nibyo zina rye. Ngo bahena. Ariko niwe wari mwiza. Oya. Bahena bigize gutyo cyangwa ari ibindi birenga. Yitwa ngo bahena ngo berena. Ahubwo se ni Ikinyarwanda. Bahena birenga Ikinyarwanda. Uza si Ikinyarwanda. Bahena. Sha atesha umutwe rumbi ako biri no umuntu uvuga ari amagambo ntabwo afite izina rizima. Yirirwa ntesha umutwe hano usibye ko nawe amara stress rimwe na rimwe. Hanga kumwirukana ariko byaruriye muri ntarungo wagira. Umva duteje akavuyo neza twendaga ko. Bose baje kunsura hano bose arabanjama akabaserereza. Ariko nta mutima mu. Batuzi ko tuyombye. Ariya we ntabwo wamusize. Ubushize ntabwo yigeze mubona. Ndabyibutse. Hirwa uyu mujyi twajemo harimo ibishuko byinshi, na rimwe nzigera nkutererana. None se wowe ibyawe by'akazi bimeze bite? Nagerageje gushaka akandi kazi bitewe n'uko akazi nakoraga kakubangamiraga. Oya Monalisa, ubu ngenda kwizera 100%. Ntabwo bikiri nka mbere. Ubu wagenda rwose ugakora nta kibazo. Sibyo? Ndaza kuvugisha manager. Promise. Hirwa ibyamura byose mbikora kwa hazaza hacu. Ntabwo nashimishwa no kubona umwana wacu yambaye imipira yo kwamamaza. Ibyo ngibyo byose nabyumvise. Waretse no gusaba ikintu kimwe gusa. Hirwa urabizi ko ntacyo nakwima. Uranyemereye? Uranyemereye? Mwese waretse tugakora urukundo. Akoma urabona ibintu umuhungu waba nkoreye mu nzu nasezeranyemo, akansora nkaho ndinda yakagombye gusohora irangigira y'umugore hariya. Usikaye ko twavanze ivangamutungo. Mbasese numvise birasa afite gahunda yo gufata umwari bakagenda bakava ahangaha. Bihora agende nagende yangare n'ibimucanga azagaruka nyinginga kandi ntabwo bizakunda. Buriya rero ntabwo uzi ikindi kintu. Mbasese birasa uribona afite mukuru we batumvikana, bagirana amakimbirane kuva mu bwana. Ndaje muhamagare mbateranye agende yinjire mu kazi kabidurumbanye. Birasa azakena ntakangishe iyi mitungo. Iyi mitungo yose nikomoka ku mugabo wanjye. Ni mishyashya. Oya tumaranye igihe. Ntabwo ari mushyashya. Ariko n'umwana mwiza nuko agira utugambo. Nimba zakabise. Cyo kiba ari ingenzi. Ahandi se bite ahantu muba meze neza? Tumeze neza ubwo uzadusura. Narabimwemereye umunsi nabonye umwanya nyine nzaza. Twararindiriye twarayebye yarambwiye ngo uze. Oya none se urya ikintu cyose uragitegura nyine. Kandi ari wenyine ngo uryamwishe. Ariko ntiyazi. Oya paka twebwe tuzi. Ntaduteranye. Oya none se bisubwa kabiraje. Ibaze ko akiza mu rugo yese avuga ngo ngiye kureba umuntu dukorana hariya hirya. Aronge buri gihe ahora kuvuga. Nizere ko atamvuga nabi. Oya bize naba nicaye aho. Oya
Okay, noneho I promise. Cyumweru gitaha nzashaka time. Wenda nubwo naba mvuye mu kazi nk'iyo usibye ko tuba turi kumwe. Weekend itaha none sibyo? Yewe nzashaka umwanya mbasuye. Okay. Kurure mu mutwe. Sibye ko nangirega mba nkeneye abantu basura ko burya kwibana ntabwo ari ibintu. Ntabwo ari byiza. Usikoro njya asanga ameze. Sibaze ko njya mugereremo. Ngo hirwa uvuze ngo iki? Please. Hirwa isezerano twihaye. Tekereza ko kuva twaza reba igihe cyose gishize njye ndumva ngukumbuye. Se hirwa uri kuvuga ko turi kwa KB. Ndabizi. Iragiye mu mujyi bazahise agaruka. Oya ntabwo Imana yabikora. Imana nsenga ntabwo yabikora. Please. Okay, basi tugire vuba. Ndagukumbuye. namara gukina azaza kukwaka divorce. Ntayo nzamu. Ntuzayimuhe. Namara kurindagira ahantu hose byose byanze azagaruka. Hanyuma tuzamuhuhure. Tungo tuyisigarane. Ese ma reka nkubaze. Birasa n'umwana wibyariye mu nda. Umuntu usongera kumbaza gasopo. N'ikindi gihe ntuzongera kumbaza ibyo. Nyine numvaga ufite ubugome bwinshi cyane aho. Nushaka kumenya muko. Nako ntago byakunda wakabaye imbaza mama wawe kuko nawe twari tuziranya bihagije. Birasa ndamwanga. Nzashyirwa murunduye. Iyo byanze nyine ni somera ku gacupa nyine. Wenyine ukakanywa uri wenyine. None kakamanuka se ubwo. Nagira bise. Agenda nkicara hanze nabahena tugaseka. Ahubwo baye nawe yakora. Akambara irungu nyine. Ibaze. Oya uriya mukozi no kuba ahantu n'ubundi kubana n'umuntu uba wenyine. Ariko rero twavuze twagize nta akantu mukene ko kunywa. Tuvuye mu rugo turiye. Hase ntabwo ugiye kumera nka. Oye kumana yanjye. Je mu gitondo nyibyuka ndarya. Kandi yaranyakira buri munsi. Oya ariko nyine ntabwo ushaka ko nakira umushitsi. Je arabiswabizi se gishwe twariye si duhaze. Muza n'amafoto mwariye. Tukunda yafite beba menshi. Oya nashaka kubakira nyine dusangire. Je nibigore pe nibigore. Ubwo rero njye ndi inkwera ubu munsi naje iwanyu ntimuzampfushe. Yewe umva nta kibazo zisa. Uzaba ikintu cyacyo cyose ushaka. Okay. Kukazi se biragenda. Shaye biraho nyine nta stress gusa ime ntajya gutera inkuru. Bagenda gutuma utwe kwita. Shema. Abari bande? Nabashitsi. Nta nubwo nabasuhuza cyangwa nasuhuza. Aba nabashitsi banjye uriya we turakorana uyu n'uwo babana. None ngo basohoke bajya yeza. Uyu barabana mu nzu. Urambwira niruka nabashitsi kubera. Uva mu amasadundamo. Wanyura aha umwe yaca hariya undi yaca aha undi yaca hehe musohoke. Uru rugo mwajemo rurimo umugore. Kandi mwaje mutamumenyesheje ariwe njyewe. So aho munyura simpareba sinahazi. Ariko Ratifa. Out. Hakose urirukana abantu basanze hano bagutwaye. Kuki umera gutyo kweli? Uranyirukanira abashitsi bagutwaye. Out.
shema katugende nta kibazo muranyihanganira nta kibazo bimwe tambuka sohoka igitangaza ye mwagiraga ndababeshya se niwe Ratifa ese ko mva amagambo yakurenze wowe reka da ntabwo ari amagambo cyetse ko uri umukozi n'iki kindi ushinzwe muri runo rugo mujya kwinjira nababwiye ngo iki wajya umenya n'abantu ubwira ibyo bintu ariko ubwenge bwanjye ntabwo buba hano buba mu mutwe kuko njye mbasha kureba ibizabaho bitarabaho nkanagutekereza imana y'uru rugo umva ushobora kuba ujya utonekana iyo utekereje reka da ukajya imbere ya bosi wambaye gutyo Ratifa akakubona wowe rero sinakubwira urahindukira bose akareba mu mukeke ubonaga biri buze koroha se uwo mukozi ntawe wakurenga ese ubundi Ratifa mupfana iki ko numva wamuvugiye reka da pfana iki nawe kari mabuja uri aho ngaho nawe w'amaki cyakoze ugira amagambo pe ariko ni mazima Shema uzi n'ibindi nafashe umwanzuro ndaje kandi nje wese ndakeka wabibonye ko n'ibikapu byanjye nabizanye urumva ubundi utu dukobwa twirirwa twinjira dusohoka wagira ngo hano ni muri toilette z'abagore mbona uko nzahangana natwe ubu simva ahangaha ubundi ndebe ase ibintu uvuze ntiwabitekerejeho ikintu ugomba kumenya ni uko ngewe ntabwo ndafata umwanzuro wo kubana nawe ntabwo byashoboka byashoboka mu gihe ugifite ibitekerezo byo guhungabanya umutekano w'iwanyu ibintu by'ubugome ntabwo ngiye mfite umwanya wo kubana nawe ntabwo ushaka usubireyo kanizere ko wikinira ariko Shema njye nakubwiye ngo naje sinaje njyenyine twaje turi babiri nk'uko ngo ufitiye umwana mu nda ndagutwitiye simvanga nje nk'umugore mu rugo rwe n'umwana wawe mu nda ntabwo mva ahangaha ubundi ntujya uvuga ngo inda z'abandi ngo zivemo niyo yawe izavemo kuko buriya uza kumva inama zanjye ntabwo umubwiwe nabi ngo sohoka kandi wubahwe ugaragara neza nk'umusirimu none sinakubwira wowe uri umuhinde mu banyarwanda uri umuzungu mu bandi none ukaba uratutswe icyo gisebo uragikwiza he gusa uri kwiyumva gute ibyo byiza ukora abantu shabanza baguhembera no kuvuga pe reka twisohokere tugenda yewe ntabwo nakwanga gusohoka ngo ngufatanye n'iminsi ariko byibura urugendo rwawe ruze koroha kuko mwageraho musitaye nka karindwi cyumva amagambo ujya nawe uzakugeza uzapfa uri umuzamu wintege iminsi da uri imana yanjye se tega nta soni hari njye nawe ninde upfuye nabi uratukwa ukabwirwa nabi mu rugo rw'abandi mu gihe urugendo rwiza da ararara yewe ntabwo nibo batazi kubatuka ukagenda mwinyonga gutya imbere y'abagabo b'abandi cyangwa se ibintu ni bibiri ngewe tujyane ngo upimishe ndebe nimba iyo nda ari iyanjye kuko ubu ngubu rero ntabwo nyikwizera wowe bitazinda tugende dupime turebe ko iyo nda ari iya Shema aho ngaho ho wenda ntanagushiramo n'imiyaga da ntujye uvuga ngo inda z'abandi zivemo
ntago rero ngewe mfite umwanya wo kuba niranda y'umwari nako abakobwa b'iki gihe sinzi ngo surumva uvuze nde ikizi Shema ni izina umwari numvishe mu matwi yanjye cyangwa biratambutse gusa uvuze ngo inda yande gusa abakobwa babita sabari se ndavuga abari bose abo bose nyine uri kumbwira ngo bazakuremo inda bose sabari se oya wingira injiji Shema ntabwo ngeze ahangaha ku myaka yanjye ndi umwana w'igitabo ari wowe ugiye kubyegereza umutima uvuze nde ntusuramvugira ibintu ntabwo umwari inda yande navuze muri rusange abakobwa b'abari nese hari umugabo utwara inda navuze abari uri kumvira nabi byawe cyane cyo mpfa nawe ibintu byose uba wabyegereje umutima ukabigira serious hari umwari ngewe wumvishe mvuga mu kanwa kanjye ngewe Shema yego urashaka kungira umusazi Shema iki se ntabwo ndi uruhinja wumva ibyo nakubwiye wabyumvishe nta mwanya mfite wo kubana nawe azundeke nitekerezeho nzabifatira umwanzuro sibyo nimba utwite inda yanjye tuzagende dupime nisanga ari iyanjye aho ngaho tuzabana turumvikana neza at this time mu gihe ugifite ibintu by'ubushiha uraza ugasanga abantu biyicari bimereye neza ukabasohora ese ubundi nitubana ntabwo tuzagira abashitsi ntabwo tuzagira abaturanyi watuje ntabwo nongera gusubira subira iyo uvuye nimuje kunsura bisanzwe kaduteke dusangire nkuko bisanzwe ariko uri butahe ntabwo Shema ari tayari kubana nawe kangiye kwirizwa cyane ikibazo kiri mu rugo ngiye kugikemura na kariya gakobwa ngo ni umwari kariyo niba atamushyinguriye umunsi bararara banshyinguye ikindi kandi baca umugani mu kinyarwanda ngo habwirwa benshi hakumva beneyo nakumvise cyane ariko mana yanjye uriya ni umugore ni umukobwa ni umusazi ni umukozi ni igiki shamashya nabaho uriya ni we mugore wa Shema gusa nyine niba ari n'umugore sinzi ko ari we mugore basezeranye none ukurikije Shema bakibwiraga kibeze uriya kivunjamye ese undi wakibona ute umva rero sindi ngo baze ni Shema nagukubita urushyira ko yaje azanye baga asanga ari yamuvinze in none bibaze ko bana n'uriya mukobwa mu nzu nako nimba ari umukobwa nimba ari umugore ni umugore ese wabonye uriya ari umukobwa uzi ikintu ugiye kugukorera uriya mukobwa uzi ikintu ugiye kumukorera ugiye kumumenyesha umva mpereza nimero y'uriya mutima ahubwo Shema se yego none se hano nitwe turi kumwe nimero Shema se urashakira umva ngiye gutesha umutwe kari agakobwa mpereza akugira ibikurushye none se umugore wiwe akubonye ukuntu dusohoye dose niba ari umugore umva yari kure kugusohora ngo amaki ngo amasa dunda reka nziguhe umwivugishirize njye ntabwo atari uko nkunze Shema urumva just kwangana n'uriya mugore bite bya yewe nakubeshye rero buriya utameze neza nanjye ntabwo mba meze neza muri make nta makuru ntayo
ni bibi. Ibi si biki ni ibiki uri kuvuga? Ugize ngo ntubura amazuba abiri ugapfa. Kugira amajanja ni benshi. Kandi bikubwira kenshi ukagira ngo ndi umwanzi wawe. Nyamara mbere yo hano kukureberera. Ubwo utabibona. Hano ntabwo ndi gusobanukira ibyo uri kumbwira. Akutaniza habaye. Uriya mugore wawe azaguhitana. Azaguhitana kandi urambikubwira ntubyumve. Yakoze iki se? Yewe, ubwo wamuteye inda ndumva wamureka. Wenda ntunyumve nabi cyangwa ujye ngo ndakugira inama mbi, ariko burya ngo kanga ijisho nikanga mu nda. Ubwo ari n'igihe wuciye se? Ako bahena. Ntabwo nakuje ibintu byo kujya wumviriza umuntu. Ayo magambo wayakuye he? Warambujije databuje. Ariko ibyakurokora sinabura kubyumva. Neza kuki unyinjirira mu buzima? Suko kwinjirira. Wajya ukora akazi kawe uko bikwiye ukareka ibyanyu. Reka da, nuko burinda kugira ngo usagambe. Tariho se nabaho nte, kare wowe ntunze ukamenyera ubuzima. Ubwo urabona uzabishobora urugamba ugiye gutangira koko. Neza nimero uzareba. Tukiri kumwe ngaho ahantu wenda kujya. Uriya mugore sinzi ko muzashobora, nabonye ari umunyamahane cyane. Ibyo ni akazi kawe, gusa njye ntabwo nakugira inama yo kujya guhangana n'uriya mugore. Reka nkubwire cyane. Ikintu ntashobora gukora. Nta muntu n'umwe ushobora kunsuzugura ngo birangiye gutyo. Ubwo nyine urumva wiyemeje kujya gusenya urugo rw'abandi cyangwa ntabwo uzi ukuntu bahuye, ugiye gusenya ibyo utubatse. Ku buryo ashobora kuza agasuzugura akibaza uriya mugore ukuntu aje. Nyine yadusuzuguye birumvikana ko ntabwo bivuze ngo ko mana yanjye none ari bwirukange ku gasi. Ibintu ndi bumukorere bagira imbaraga zo kwica ubusa. Ubwo urabona ugiye nakubwira iki nanjye bizakubaho abakozi biba. Ni akazi ka nyine nihagira ibikubaho ntuzambwire ngo ntabwo nakugiriye inama, gusa nyine ntabwo ari byiza. Urasa ntwariye. Nyine birababaje ukuntu yadusohoye ariko ye ntabwo bivuze ngo ngomba kwihorera. Cyo kigore nubwo kigira umuco nimba ari ikigore nimba ari n'igikobwa. Bwambwira ahantu ari buhere uvugisha Shema nyimubwira ibyo ego ko Shema hayi n'umwa muturanyi wawe. Bisanzwe. Shabi rero ko ntabwo ari byiza nyamara ushaka kuzabyicuza nyuma. Ariko urabona bari abantu batandukanyije ubundi. Hari ikintu Shema yababonye kweli. Hanyuma se byakungura iki kubatandukanya? Shema nahumeke. Ura ntabwo ari umuntu afite pira ni stress yafasha ashyira mu nzu. Umva nawe byakuba birabizi by'abakobwa n'abahungu. Ndetse we usanze boyfriend ariko we n'umuhungu wakwishima. None se naguhaye akazi k'ubujyanama cyangwa naguhaye akazi ukora amaso? Ibyo bintu wihaye byo kujya wumviriza utugambo. Uri umugore uri iki? Nyamara Mukuru riratinda nirihe. Waretse nkakugira inama ko wenda wayakugira akamaro. Mukuru. Ese ninde mukuru ninde mutoya hano? Uramenyeta ntuyumve nabi. Bahena biyubwa mbere n'ubwanyuma. Ntuzongeye kujya uza kujujura ubugambo gusa. Ibyanjye birakureba. Nimba ari ibibazo ni ibyanjye, wowe ntago bikureba. Reka nkubwire akantu kamwe. Noneho nigendere. Reka nkubwire akantu kamwe nigendere dore ko mwanga amahoro ntacyo atwaye. Waretse Ratifa ubundi kagira amahane kishakira uriya mukobwa wundi wateye inda. Ubwo ntamuzi wasanga wenda we yitonda kumurusha. Kaba yanavamo umugore mwiza. Umva rero nkubwire Bahena. Ndakumva gabanya kujya umenye uranyumva. Ntabwo wowe ukwiriye kumpitiramo umugore ngomba gushaka. Hita usohoka. Yewe gira agatwe gato karinda uruguma. Kandi burya nyamara ngo ujya kurishahira ku rugo. Wahereye kuri Ratifa. Sohoka bava no bugamba aho ngaho. Wamukurikira ukajya kureba yagiye batamumena umutwe. Dore ko nawe agira ufunze. Baramwicirayo da. Kanigendere nzapfa urundi jewe vugiraho kandi avugisha ukuri.
aka kaginga nubwo mba nagasuzuguye njye mbona gafite ubwenge k'ibintu kambwiye ndabona ari byo. ese mama ko watinze mu cyumba ahubwo se wowe ese mperuka yagiye ariko mama umwari ari hehe? Rati bigenze bite ko ndewe uje utarwiyambitse? Mama ibintu nketse niba ari byo ishyano ryaba ricitse umurizo. Iki ngo ishyano ryaba ricitse umurizo? Rati widutesha umutwe vuga ibyo tubwira. Umwari yagize ati mama inda umwari atwite ntabwo ari iya birasa. Ubuvuzi gakondo muganga matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane. Si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro, ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano ndetse na karande zo mu miryango. Muganga Matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo Muganga Matovu ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Umwari oya wirira oya beshavura Imana irakoze wanyuze mu buzima bubabaje Imana irakoze Imana irakoze